ni kwa kabiri tugiraho dutunga itoroshi kugira ngo ahantu hari umwijima ugerageze hagerageze kujya umucyo. Abari mu mikino birumvikana, abari kugirana inama, abari kuganira, abari guhugurana, si kwibasira umuntu wari wese, tugenda tubigarukaho. Ariko kwa kabiri ako kantu gato tukagiramo. Munyemerere uyu munsi mpere kuri ku mukinnyi w'ikipe ya AS de Kigali witwa Gilbert. AS Kigali yatsinzwe ibitego 2-0 itsindwa n'ikipe ya Bugesera. Gilbert n'umukinnyi ufite experience, buri wese yakora ikosa, ariko concentration nkeya cyane imbere y'izamu yagize yatumye ikipe ya Bugesera itsinda AS de Kigali. Iyi video muri kubona muze murebe mu defenseur uhagaze wenyine, nguyu unaniwe gukura umupira imbere y'izamu, hanyuma ikipe ya Bugesera ikabona igitego. Uyu niyo dutangiye dutunga itoroshi. Burya ari umuntu nka Gilbert umaze imyaka ingana akorera mu ikipe nka AS Kigali, utari umwana, manke ya concentration kuri imbere y'izamu, uhagaze wenyine nta duel n'umwe n'uyu muntu n'umurimo, ukananirwa gukiriya ngo ukure umupira kuriya ukawusquat ugatsindisha ikipe yawe, ntabwo uyu munsi rwose wagusiga. Gilbert rwose niwe duhereyeho. Hanyuma undi turi bugarukiyeho ni kapiteni wa Police Football Club. Ndi kuvuga ati ntiwasanga agiye gusaza yanduranye jera cyangwa se yanduranya. Uyu muntu witwa Zidane ni umukinnyi mwiza mu kibuga, ni umukinnyi utanga byose, ni umukinnyi umaze imyaka myinshi cyane akina, ariko ni umukinnyi uri kugenda asaza, navuga agorana cyangwa se yanduranya. Aka ni akavideo wenda gatoya, murabyibuka ejo ni mu gikombe cy'amahoro Rayon Sport isezerera ikipe ya Police. Uyu ntabwo yasoje umukino, hakiri kare rwose cyane mu gice cya kabiri yabonye ikarita itukura. Uwitwa Kayitare David yamutambitse ikarita itukura kubera amakosa akomeye, adakwiye umukinnyi ufite experience nk'iya Zidane, adakwiye umukinnyi kapiteni w'ikipe ya Police, adakwiye umukinnyi ufite imyaka nk'iya Zidane wo gufunga igipfunsi ugakubitagura umuntu igipfunsi muri stade y'abantu bangana kuriya. Umusifuzi nubwo atakubona, abafana bangana kuriya bakubona. Rwose Zidane abonye amakarita 2 y'umutuku mu gihe kitageze no ku kwezi. Abari guhemukira ikipe ye, kuko ikipe ya Police byarangiye ikinye ituzuye, birangira inasezerewe. Mu byibuke ko yasezerewe, Zidane mu babigizemo uruhare rwose arimo, ari kugenda asa nkaho agorana cyangwa se yanduranya, ko kubona amakarita 2 atukura ari direct mu gihe kitageze ku kwezi si ikintu cyo gushima umuntu nka kapiteni. Rwose kapiteni aba ari umuntu ugomba guha abandi urugero kuri experience ye, ku myaka afite, uburyo angana. Kapiteni w'ikipe ya Police gukubita umuntu bifunze kuri yakubitaga umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport amuhandagura, wagira ngo bari muri ringi, wagira ngo bari gukina box. Ntabwo rwose ari byo. Zidane rwose ku myaka yawe, kuri experience, ku ikipe ubereye kapiteni, ntabwo bigukwiriye. Wapi? Reka nsoreze ku bafana b'ikipe ya Rayon Sport. Nyuma yo gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho batsinze ikipe ya Police, barishimye, mwarabibonye, baridagadura. Ni byiza kwishima watsinze, burya rega no ko watsinzwe bwo nabwo kababara, rega nabyo ni ntacyo bitwaye, kuko niko nyine bigenda. Hanyuma aya mashusho tugiye kubona ni amashusho ateza umutekano muke, ni aya mwarimu Stashi, mushimire cyane nanamusuhuze. Umumotari kujya kuri moto agahagarara mu mahembe, akajya mu muhanda urimo abandi bantu, agenda azunguza moto mu muhanda. Hari moto yaguye, nuko video itayifashe neza. Hari moto yaguye, buriya iriya moto yiza kugwa imbere yayo hari indi, ushobora gusanga nk'umuntu akomeretse. Kandi umupira w'amaguru ikintu twe tuba dushaka, na Ferwafa nabonye yandikiye amakipe ngo akomeze akaze ingamba z'umutekano ku bibuga kugira ngo abantu bagire umutekano. Ibi biteza umutekano muke, ukabona umugenzi batwaye yuri inyuma, yicaye ahagaze areba inyuma, ari mu muhanda, burya bashobora kugwa, ashobora guhanuka akagwa, ashobora gukoma indi moto bakikubita hasi, n'umugenzi uri kwitambukira bashobora kumugonga. Ibi byishimo, kwishima ni byiza, ariko ukamenya control mu buryo bwo kwishima. Nta gihe na kimwe nzigera nkubwira ngo niwishima ujye gushyira umutwe mu ipine y'imodoka. Dukeneye ko niba wishimye utaha ukazabona n'uburyo ureba umukino wa demi finale, ukazareba na finale. Ntabwo dushaka kutaha cyangwa se ntugire mu rugo wakomeretse cyangwa wapfuye cyangwa wateje undi muntu ibyago. Umupira w'amaguru ntabwo ugomba kuvamo ibyo bintu byose bibi. Niyo mpamvu abafana ba Rayon Sport tubatunze itoroshi, mwishime, muririmba, mutaha, muri ku ruhande, mutabangamira ibinyabiziga. Abamotari mutwaye moto neza mu buryo bwagenwe, kuko ibi mwabonye ko polisi yanabyamaganye, polisi y'igihugu yabyamaganye, biteza umutekano muke.
munsi reka nsoreza ahubwo tujye no mu yandi makuru atandukanye twihuse cyane. FIFA series bwa mbere mu mateka igiye kubera mu Rwanda. Amatsinda abiri azakinira mu Rwanda yamaze kwitegura. Amakipe agomba gukina yamaze ari kugenda hagera. Leicester National Team iri mu makipe yarageze i Kigali. Ni ikipe y'igihugu ya Leicester yageze mu Rwanda rwose ije gukina kwitabira imikino ya FIFA series. Aruba iri mu mujyi wa Kigali nayo yahageze, ngira ngo kugenda mubona utuvideo bahagera uburyo bari kwakirwa. Shema Fabrice arahari, babaye ikaze cyane. Bari no mu itsinda rimwe n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Imyiteguro ni yose kuri FIFA series nabonye n'umujyi wa Kigali uri gushishikariza abantu kuzajya kureba iyi mikino. U Rwanda na Estonia, Grenada ndetse na Kenya bari mu itsinda rya mbere. Hanyuma iyo tsinda y'inira n'inkubwiye ririmo niyo izakinira kuri Pele Stadium, ririmo Aruba, Leicester, ayo makipe yamaze kuza, Macau ndetse na Tanzania abo bari mu itsinda rindi rizakinira kuri Pele Stadium. U Rwanda rero mu masura mashya, Maxime abashakira amafoto. U Rwanda mu masura mashya batangiye imyitozo ku munsi w'ejo, bameze neza cyane. Ubona ko n'ubwa mbere mbonye ikipe ukabona rwose ni amasura mashya. Tugize amahirwe bakaba banawuhamya rwose, dushobora kuba twatugiye kujya mu kiragano gishya. Amasura mashya menshi batumenyera abakinnyi badahinduka, ariko ejo bakoze imyitozo mu masura mashya menshi. Urabona amafoto, ukabonamo abantu benshi batandukanye mu izamu, muri secteur zose. N'umutoza wabo Stephen Constantine, twizere ko bizagenda neza. Bari gukora imyitozo hariya inyuma ku kibuga cy'inyuma ya Ferwafa, nako inyuma ya Stade Amahoro. Ibisigaye no gutegereza ni mu kibuga, hasigaye igihe gitoya cyane. Ni kuwa gatanu ikipe itsinze igahita kina finali kuwa mbere, ikipe itsinzwe nayo ikazakina finali umwanya wa gatatu. Hanyuma bazaba bakinye kuwa kane nabo, ubwo finali zabo ziri ku cyumweru. Ni imikino ibiri gusa mutagira ngo ni myinshi, no gukina mu buryo bwa demi finali. Ubwo dukomeze tugura amatike twitegura kujya gushyigikira aba basore b'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ariko n'iri tsinda rindi riri kuri Pele Stadium ntacyo bitwaye rwose, twarishyigikira. Ni imikino myiza cyane ije mu Rwanda yo kwishimira. Nyuma yo gusezerwa muri CAF Champions League, ikipe ya Al Hilal ifite gutangira gukina imikino y'ibiri arane. Ku munsi w'ejo hari umukino wa shampiyona, ikipe ya Al Hilal izakina n'ikipe ya Bugesera. Umukino uzabereye Bugesera hagati ya Al Hilal n'ikipe ya Bugesera saa 9 zo ku munsi w'ejo. Ejo rwose saa 9 iyi mukino irabera Bugesera. Al Hilal n'ikipe ya Bugesera. Nabonye ikipe ya APR yungutse indi fan club ku munsi w'ejo, nako muri weekend nabonye ubutumire rwose, invitation bahaye abayobozi b'ikipe ya APR Nyamata Black Tigers fan club. Iyi ni fan club nshyashya yungutswe n'ikipe ya APR FC. Ubuyobozi bwa APR FC rwose kuri Cafe du Jardin Resto Bar hari Nyamata. Iyi fan club izafungurwa ku mugaragaro. Abayobozi bakuru barimo Colonel Tadi Kabagambe, Songa Mbere ushinzwe mobilisation ku rwego rw'igihugu, Rukaka uhagarariye umujyi wa Kigali, n'abandi bose batumiwe kuza gufungura iyi fan club. Ifite komite nyobozi tuzagenda tubigarukaho, yitwa APR Nyamata Black Tigers fan club nkuko mbibona ahangaha. Hanyuma nitegura gusoza rero, ubwo iyi fan club tuzamenya ibyabo, nibishoboka tuzanajyayo barimo bayifungura. Ni hariya mu karere ka Bugesera, n'abayiyobora byose tuzagenda tubigarukaho cyane ko ari muri weekend. Ariko reka mutabaruka yinjira nkore update ntoya kuri ya case cyangwa kuri ya issue ya Gasogi United Football Club yatewe forfait na Rwanda Premier League. Hanyuma mbere na mbere Gasogi yubahirije amategeko, yaraye yandikiye Rwanda Premier League iyibwira ko itishimiye umwanzuro wafashwe, iyibwira rwose kwirengana, bityo kandi kwigomba kurenganurwa. Ibaruwa Rwanda Premier League yaraye iyibonye. Gasogi ibaruwa ya mbere yayanditse bitarenze amasaha yagenwe, ndetse na Rwanda Premier League igomba kuba yasubije bitarenze amasaha 48, igomba kuba yicaye yateranye, ikaba yamaze guha Gasogi United igisubizo. Mu magambo make rero ntaciye mu bintu byinshi, ejo mwabonye ko ari email yasirikiriye yandikiwe Gisa Eric bagakopiyamo Gasogi, yego, ariko nta itegeko rivuga ko bagomba kwandikira Kabera ngo bamenyeshe Rayon Sport, ngo bandikire Maxime bamenyeshe. Oya, ntago ari byo. Itegeko rivuga ko wandikira president wa equipe cyangwa ikipe ibaruwa cyangwa email. Ntabwo ikopi ikipe cyangwa popi president, wandika ibaruwa cyangwa email ukayandikira president wa equipe amazina ye cyangwa se ikipe nyirizina.
ntabwo yikopiya ibyo waganiye n'abandi bantu mu gikari oya. Indi ngingo, ikipe ya Rayon Sport yagombaga kuba yarasabye guhindura umukino byibuze iminsi 5 mbere y'umukino, ntabwo byabaye. Rwanda Premier League sinzi n'impamvu yayemereye, kuko Rayon Sport kugira ngo wemererwe guhindura ikibuga ni ukuba warasabye iminsi 5 mbere y'uko umukino uba. Rayon Sport yabikoze iminsi 3 mbere. Indi ngingo yindi ya gatatu yagombaga gutuma habaho ibiganiro, ahubwo wenda hakazamo na fair play, nuko impamvu nyirizina zemerera Rwanda Premier League kwimura umukino nta nimwe irengera Rwanda Premier League. Hari ukuba ikibuga bari kucyubaka, hari ukuba ikibuga cyangiritse, hari ukuba ikibuga gihuraho n'amakipe menshi atandukanye, bityo bakavuga ati amakipe arwanira igikombe cyangwa arwana no kutamanuka, ariko ikipe imwe tuyimure, cyangwa se mwini impamvu ikomeye yumvikana Rwanda Premier League yareba. Nta mpamvu nimwe hano irimo yumvikanye, nta kibuga cyari kiri kubakwa. Niyo mpamvu rero izo ari ingingo zindi ziyongereyeho zatumye Gasogi United ikeming ivuga ko itishimiye ibyavuye muri uyu mwanzuro. Nibyo rero ko dutegereza iby'abanyamategeko byo nibo bafite ukuntu interpret ibingibi. Ubu Rwanda Premier League nimara gusubiza bitewe n'igisubizo cyavuyemo, nibo tuzamenya ibindi.